Yesu ashimwe ni aposo ukuri nkunda. Aleluya. Nizere ko mumeze neza. So uyu munsi ndashaka kuvuga ku kintu cyerekeye maze iminsi Imana inyereka ukuntu burya itorero ryishwe n'amarangamutima. Dukora ibintu uko tubyumva, uko dushaka, cyangwa se uko twarezwe, cyangwa se uko imico yacu tubwira. Ariko buriya ibintu by'Imana bifite principe zabyo, bifite amategeko yabyo, bifite ukuntu bikora. Dukorera mu bwoba, dukorera marangamutima, dukorera mu bujiji, kambyite nabyo ubujiji mwita lack of knowledge, ngo bitwa no kutamenya reka tuvuge gutyo, okay? Ugasanga rero ibintu byinshi twarabyishe, cyangwa se twica ibintu, cyangwa twihutisha ibintu, cyangwa dutinza ibintu kubera kutamenya cyangwa kudakurikira iki ijambo ry'Imana rivuga. Example, hari muri Matayo 18 kuva ku 15 kugera ku 18. Nimba nibeshe ni Matayo 18 cyangwa 15, ariko havuga ngo ukuntu udilinga n'umukristo wakoze icyaha cyangwa wavuye mu kwizera cyangwa ushaka guhana kuko ari gukora ibintu bidahwanyije n'ijambo ry'Imana. Ariko asanga twebwe turazana impamvu, turazana izi, turakora ibito. Honestly, ntabwo cyane nemeza ko twizera Imana bikwiye, cyangwa ngo twumve ko Imana ari ifite ijambo rya nyuma, cyangwa Imana yamaze kutubwira ko dukora ibintu kandi tukizera ko ibyo bintu bikora. Wagira ngo tugomba kwiyongereraho ibyacu, ibyo dutekereza, gushakisha. Honestly, nabonye ko byica gahunda z'Imana. Yego, donc ugasanga birica ibintu, ntabwo dukora ibintu ko Imana ishaka ko tubikora. Ugasanga nyine byose turabyishe, cyangwa se kubera kutizera Imana cyangwa kutagendera ku ijambo ry'Imana. Hakaba n'ikindi namaze kubona, tukigira ubukristo burenze. Reka ngenda avuga icyo ushatse kuvuga. Ubukristo burenze ni ubukristo budahana, cyangwa ubukristo butemera kwemera. Ubona kambabwire nka ngewe buno rugendo, iyo usoma ijambo ry'Imana rya ba Paul bakurikiye Yesu bose bari serious ku bintu bya gikristo, kandi babifataga serious ku buryo ntibemeraga abanyamafuti, reka tuvuge gutyo, cyangwa ngo bemere umuntu uza kubabeshya. Bari serious. Iyo seriousness nshaka kuvuga, ntabwo batoreraga, bemeraga ibintu byose, abanyamafuti cyangwa abantu baje kuvanga ibintu kandi bazi ukuri, bamenya gutandukanya umunyabyaha n'umunyamafuti w'umukristo. Kandi ukabona barakomeza batubwira kwitandukanya nabo kubera ko basibye ijambo ry'Imana cyangwa se batukisha Imana. Ukabona babifata serious, ariko twebwe ugasanga we don't want it. Ntidushaka kubyemera, ahubwo dushaka kubagumamo, kubabembereza, kubagira n'ukuri. Ejo bundi umuntu wampaye ijambo ry'Imana ryo wa mwana w'ikirara, bitewe na situation donc umuntu acamo. Ariko nsomye nsanga kiriya kirara nta muntu wakirutse inyuma. Se yaraje aramuha ibintu, asaba ibintu arabimuha. Cya kirara se yaraje amwaka umurage wiwe. Abasoma Bibiliya, n'umwana warananiranye, afite abana babiri, umwana ananirana, umwe ashaka kuva kwa se igihe kitaragera, kwicira inzira nyine nk'uko tubikora ku Mana. Ugasanga ibintu biranze, ushatse kwicira inzira, ukinangira umutima. Ntabwo ubona se yaramwinginze na gato, yaramuhaye ibyo ashaka, aramureka aragenda. Niwe nyuma uwo muhungu wasobanukiwe ko yakoze nabi, yaragiye nyine ahura na Satani, wa mugani nk'uko Paul avuga ati aba barinangiye umutima nabarekeye Satani. Urumva, nko kuvuga narabaretse nyine bagende kuko bazi ukuri bahisemo. Murabyumva? Noneho nyuma niho umuhungu yaragiye arakubitwa nyine, kuko biri kose iyo uvuye mu bushake bw'Imana ntibitinda.
ntabwo satani agutumira ngo umwemerere musangire ku isahani ngo aza akakuza arakuruma nyine, kandi yakurumye kuruma neza. Rero ubona ko ntabwo bamwirutse inyuma ngo bamwinginge bagire gute, kuko yarazi ukuri, yahisemo aragenda. Natwe rero abakristo twige gukora ibintu uko Imana ikora ibintu. Ni naho mpamvu ngiye nemeza rwose yuko n'abantu badakizwa neza, kuko tutabareka ngo bakizwe neza, ntitubareka ngo bahure n'Imana, bahure na Satani, ntitubareka. Urabembereza, niba uzubembereza umunyabyaha ukabembereza umukristo, gusumva bizagenda gute? Twebwe ngo Imana yaratugendeye, ubu tuzi ukuri. Amen. Yego hari ababebe bato babagikizwa gato urababwira, ariko nabo hariho ugera ukabihurira, yakomeje kwinangira umutima. Rero ndi kubona ko twafashe ijambo ry'Imana tuyigira iyacu, turigira ibyacu, urumva tubigira ibyacu, tukabishyira amarangamutima, tukumva ko twakijijwe cyane, twagize ubuntu kurusha Yesu. Umva nta muntu ugira ubuntu kurusha Yesu, ariko yarese na Yuda ajya kuzumu. Rero bivuga ngo hari ibintu bigomba kuba, tugomba kumenya inzira z'Imana, tukamenya icyo Imana ivuga, ntituba abantu bagenda mu marangamutima. Santima zacu ziratwishe, n'imico y'iwacu iratwishe, yishitorera. No mpamvu usanga ntidukizwa neza kuko dukora ibintu uko twe tubyumva, kandi ntabwo ariko bigomba kugenda. Tugomba gusenga tukareba icyo Imana itubwira, kandi tugira ubwoba. Iyo Imana iri gukora gahunda, ntabwo ariko dukora gahunda nta bwoba. Umwana ashobora kukunanira ukabona aragiye ukamureba, wowe ugasenga ukicishikira. Uyu ari ugaruka aragaruka, ari urimbuka nawe ararimbuka. Wabishaka kutabishaka, burya ntabwo ari abana bose bazakizwa. Ko niko kuri ababyeyi rwose tumenye icyo kuri, ni ukuri kuryana nubwo tutabyifuza, turasenga, ariko umwana nawe azagera ahantu nawe ahitemo, agira amahitamo yiwe, nakura avuga ati ndakurikiye Imana sinyikurikira. Ntukomeza kumufata nk'uruhinja, nk'uko natwe Imana tutafata nk'impinja. Hari ahantu ugera ukavuga uti this nemeye ijuru cyangwa ndaryanze. Amen. Rero tugomba kumenya ubwenge, ntituruhe ubusa. Hari ibyo dukora tugata igihe, tugata amasengesho, tugata umwanya ku bintu bitakureba, ahubwo wakagombye kubiha Imana, ariko tukabikora neza nk'uko Imana ivuga. Mbahe nk'urundi rugero, Safira Ananias, katuvugisha ukuri. Turi benshi muri ino si bakora nk'ibintu bya Safira Ananias mu rusengero, ariko icyo gihe ntabwo Pierre yamurebye ngo reka mukunde, Sarava ngo reka dukundane, ngo umwihanganire. Yagize gutera muri bera avuga ati atura ntabwo ari njye wabishye nimukaroroshye, ahita apfa ku kanya. Umugore waje nawe baramugerageza ngo barebe ko yakoze ibyo umugabo yakoze, cyangwa yumviye umugabo kubeshya Imana, nawe arabeshya. Ahita bata nawe rero aho bamaze bahita bagira gute, bahita bahamba umugore aho bari bamaze guhamba umugabo. Kubera iki? Kubera kubeshya. Yabeshye Mukawera, Satani yamugendereye, binangira umutima, barabeshya, bapfira aho ngaho, kandi bapfira mu maboko ya ba Paul ba Pierre, intumwa z'Imana, zivuga Imana, zivuga urukundo rw'Imana. Ariko icyo gihe Imana irabahana gutyo. Rero kandi umva ko barakijijwe, baramvisha agakiza kugira ngo bagere aho bajya gutanga ibintu byabo, bageze aho binangira umutima, bakurikira inzira za Satani, baranapfa. Rero nshatse kuvuga iki? Tumenye ubwenge, vraiment dukurikire ibintu by'Imana. Nasomye Matayo 18:13-17 ukuntu tudiringa n'abakristo. Usanga kweri siko tudiringa n'abakristo, ntabwo ariko tudiringa n'abakristo, twitsanamo amasantima uko tubona ibintu, ugasanga turatigihe, ndetse na Satani akagutesha igihe, akakuvanamo imbaraga. Reka mbabwire, twige gukora iby'ijambo ry'Imana. Habaye ikintu mu buzima bw'umuntu, cyane mu bakristo, ni gute Imana itubwira kukitwaramo, kandi akaba ariko tukitwaramo nta bwoba. Nabonye ko ubanza ukazana umuntu umwe, ubanza ukajya kumubwira atakumva, ukazana undi atakumva, ukazana babiri atakumva, ukazana itorero atakumva. Umva, uwo muntu wita umurekere Satani, ngo ntunamubarwe mu banyu, ntumubarwe. Ntabwo ujya gutama igihe ngo uri gusenga, ngo uri kwinginga Imana. Umuntu wamenye ukuri, uzi ukuri, agahitamo kutakumva, ni ukuri nta masengesho yamugarura uretse Imana, cyangwa akaguma kwa Satani. Izo ni realite z'ukuri tugomba kumenya. Bamwe benshi ndabizi birabagora kumva rino jambo, ariko niko tugomba gukora. No mu rusengero niko tugomba kudiringa n'abantu dukorana nabo imirimo, ministere. Hazaza ko Satani azagendera, rwose b'abakristo, ariko icyo gihe uramureka. Paul nawe yaravuze ati
sinzi umuntu yavuze ngo hari aho Paul nawe yavuze, sinzi imbaraga Philippe, sinzi uwo umuntu yabwiraga ati uyu uzamwumve kuko twageze mu nzira arampinduka. Amen. Ati namurekeye Satani. Uko ubona ko abakristo ntabwo udiringa nabo nk'uko udiringa nk'abanyabyaha. Umuntu utarakira Yesu Kristo mu kizano ntabwo umufata nk'umukristo wamenye ukuri. Yego abakristo babana, ariko nabwo urareba ukareba ugakora icyo Imana yavuze gukora. Amen. Mbese icyo kuvuga, tureke gushira amarangamutima imbere yacu, kuvuga ngo turakundana cyane ku buryo wapfira umuntu. Donc wowe ufite urukundo ruruta polisi, wowe ufite urukundo ruruta bara bose. Ahubwo byose ni ubwenge, no kudata igihe, no kumenya ibyo turimo tukabifata serious, no kugendana n'abantu bari serious muri bino bintu kugira ngo tubone imbaraga z'Imana. Noneho abafite intege nke nabo turabibona burya ari umuntu ubona ukabona atari ukwinangira, ahubwo ari ukugira gute, ari ubintege nke. Ibyo nayo ni ukubitandukanya. Kugira intege nke no kwinangira umutima ni ibintu bitandukanye. Mu ninangira umutima ni zira demarche zose bakora akanga kumva, ubu uramureka rwose, uramureka ukamuha Satani, niko ijambo ry'Imana tubwira. Bivuga iki? Uramureka nyine akajya mu mafuti, kuko ayo mafuta arimo ibyo yemeye ni Satani nyine. Uramumurekera nyine, ubwo ibindi n'Imana izabikora, cyangwa ni azarimbuka agende nyine nk'abandi. Ariko nk'umuntu w'umubebe, hari umuntu ukora ibyaha ukabona aricujije, ukabona ari gushaka kugaruka, uwo ni umunyantege nke. Abo ni ababebe bo muri Kristo, ntabwo bari kwinangira umutima. Tugomba no kumenya gutandukanya ibintu bya biblique kandi tukabikora biblikoma, nta marangamutima, nta kumva ngo urukundo ntabwo ruhisha ukuri. Urukundo dukoresha ntabwo rwemera amafuti non plus, kuko nuko niba ari umuntu uzi utemera amafuti ni Yesu. Urebye n'ukuntu yagendanaga n'intumwa ziyazi bwite, sinamwe mbije ashaka kugenda, mushaka kugenda murabakurikiye, batse twagiye twajya Paul Pira bwese twakuva tukajya kwa, numva ko byabavuye kuri bo. Noneho hakaba n'igihe Imana igira gutya kagira umuntu twatuvuga umuntu runaka bitewe n'umutima. Nyine Imana yizi imitima, niyo mpamvu iyo baretse ngo bagende ureka Imana ikiganira nabo. Haleluya. Ariko ntabwo ushobora kwinginga guforsa umuntu gukurikira Imana cyangwa kumvira Imana cyangwa gukurikiza amabwirwe y'Imana. Ntibishoboka. Ntibishoboka. Urumva rero turi guta igihe, twige gukora ibintu uko ijambo ry'Imana rivuga kandi udafite ubwoba. Uri muri Yesu, Imana yaduhaye umwuka w'ubwoba cyangwa wa anxiety cyangwa kumva ko ibintu birangiye bigize. No, wowe uri mu Mana ukagenda neza, ukabuza uko wicaye ahantu hazima, ukabuza uko uri mukuri. Reka nkubwire, ibibaho byose bindi, abyo bagukora, ibyo abantu bakora, ibyo Satani akorera mu bantu ntibikureba. Wowe uravuga ukuri, ukabwiza ukuri, ukagendera mu kuri uko ushoboye kose. Icyo Imana ikubwiye ukagikurikiza. Ariko wasuzuguye, nabwo ubizi ko wasuzuguye, ingaruka zizakuzaho rero. Rero ni mpamvu navuga ni kano ka exhortation ngatanga muri kino gitondo, twige gusoma ijambo ry'Imana kandi turikurikize icyo rivuga. Amen. Icyo rivuga kandi tumenye ubwenge, tumenye gushishoza. Hari ahantu ubona Yesu hamwe yakoze ibi, ahandi ntabikore. Ubona Yesu yaje kubwiriza isi yose, siko? Ariko ngo hari umujyi atagiye kubwirizamo. Amen. Do kuvuga iki? Suko Yesu adakunda kubwiriza, ahubwo hari impamvu atagiye kubwiriza aho hantu. Umva byose ni ubwenge ba Kristo. Tumenye ubwenge, tumenye kumvira Mwuka Wera, tujye kugendera mu marangamutima mu bigare ko bose bakora ibi nawe ari byo ukora. No, ibintu byose biratandukanye bitewe n'ibihe n'igihe Imana irimo n'ibyo gukora ku muntu cyangwa ku bintu. Hari ibintu tubona byacitse kandi ku Mana bitacitse, ahubwo ari yo nzira y'agakiza ku muntu. Urabyumva? Hari ibintu tubona bimeze neza ariko ku Mana ari bibi pe. Rero tugomba kumva ijambo ry'Imana, tukamenya kuri cyane kumvira Mwuka Wera muri situation zose. Kuvuga menshi siko kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa ko sicyo gituma Imana ikora. Ahubwo no kugenda aho Imana ishaka, no kwishaka, no gukora ikishaka, no kuyizera muri byose. Imana idufashe kandi duha amahoro pe. Hari igihe tujya mu bibazo ubona twapapye ukagira gute. Imana ihabwa icyubahiro kuko ni ikintu gikomeye yamishuriye kandi kitanga amahoro pe. Wowe burya iyo uri mu bushake bw'Imana, ikintu cya mbere buriya, mbere yo kuvuga ngo ugiye kureba abandi, banza urebe nawe uko uhagaze neza. Haleluya. Nubona ko uhagaze neza, buriya wite ku bindi. Ikindi kandi umve wowe kuri aho Imana igushaka. Ibiza ku ruhande umenya ubidiringe nabyo, ariko uko Bibiliya ivuga
ubyitwaremo ubikore uko birivuga ubundi ugira amahoro witurize. Kandi si ukuvuga ko icyo uzakora cyose ku ijambo ry'Imana rivuga ni kizazana amahoro, cyangwa se iyo mvuga amahoro Satani azakurwanya, ariko kuko uzi ko uhagaze mu ijambo ry'Imana kandi wakoze icyo Imana ivuga ugira amahoro, utari mu marangamutima, utari ko umuco wacu tubwira sibyo. Tugende mu ijambo ry'Imana kandi tuba abantu bari serious, duhitemo serious, yes, ibintu by'Imana ni very serious. Ndi kubibona rwose, ntabwo Imana ishaka abantu bakinisha Imana, bayitukisha. Iyo ubona abantu batubanjirije izi ntumwa zari serious, man, zari serious, ntizemeraga ibintu biri mediocre, ntizemeraga ibintu abantu baza gutesha igihe, batesha ibintu by'agakiza, ngo hahirwa ngo imanza ibibazo ntibizabura, ngo ariko hahirwa uteza ibyo bibazo, nako ngo hagowe uteza ibyo bibazo. Urabona hari utuntu tumwe ugenda ubona yuko batakundaga imvugo, bakoraga business zabo gusa n'Imana. Haleluya, ngenzi business, bakoraga iby'ijuru. Waza ukaza utaza ntuze bagakora icyo umukaba waravuze, abantu babyumva batabisobanukirwa, wabita kuba nk'uburiya use Ananias na Safira ngo bapfuye bahise babatinya. Umva ntago bahise bageraho urukundo, ahubwo barabatinya. Babonye ko ari abantu utinya umuntu uri serious, bahise babona hari imbaraga z'Imana, ariko baranabatinya. Babona ko badafite ubwoba bwose Imana igukuyeho igukuraho, ntacyo bahombyeho. They don't care. Bari muri business y'Uwiteka. Haleluya. Haza abapfakazi bari complaininga ngo nta biryo bihari, bavuga ati okay, tugiye kubashakira abagabo bajya baba, twebwe turi muri business yo gusenga no kubwiriza. Urabona n'abantu bajya hano na rero ni rimwe bahura n'umupfumu, ndabyibu sinzi uko imbari Simon sisuku nitwaga, bagira gute ashaka gufata intuza imbaraga zabo n'iki kuzigurisha, bavuga ngo ugiye gutuba impumyi. Urumva ntibavuze ngo reka tumusengere Imana mubabarire wapi. Urumva twe tugira amarangamutima n'abadayimoni, bakaza bakatugenda uko bashaka, bakatugira imbata zabo tutanabizi. Kubera iki? Kuko ibyo twabigize urukundo, kubabarira turanabirenga, none kubabarira kurenga ukuri kw'Imana. You understand? Kandi sivuze ngo nitubabarire, no, ahubwo dusobanukirwe neza ijambo ry'Imana, ukuntu tugenda mu bintu by'Imana. Haba wa mukobwa wagenda gubogeza ngo bana abakozi b'Imana n'imbyari, umukozi w'Imana bamwogeza ngo umukozi w'Imana, ukamenya ko ari diamond iri kuvuga atari umuntu, atari Imana iri kumuvugiramo, ariko ubu bari bafite ayo maso agera kure. Ogakobwa kava ngo bana abakozi b'Imana, kagakobwa gafite inzoka muri ko. Pierre Paul amatwi aramwishe cyane, arareba ahita rebuke, urabyumva, ahita rebuke mu Kinyarwanda sinzi ko nabivuga, ariko umva kandi karimo karabogeza kavuga ko akoze Imana, ariko bakoraga business zabo gusa n'Imana. Haleluya, ngenzi business, bakoraga iby'ijuru. Waza ukaza utaza ntuze bagakora icyo umukaba waravuze, abantu babyumva batabisobanukirwa, wabita kuba nk'uburiya use Ananias na Safira ngo bapfuye bahise babatinya. Umva ntago bahise bageraho urukundo, ahubwo barabatinya. Babonye ko ari abantu utinya umuntu uri serious, bahise babona hari imbaraga z'Imana, ariko baranabatinya. Babona ko badafite ubwoba bwose Imana igukuyeho igukuraho, ntacyo bahombyeho. They don't care. Bari muri business y'Uwiteka. Haleluya. Haza abapfakazi bari complaininga ngo nta biryo bihari, bavuga ati okay, tugiye kubashakira abagabo bajya baba, twebwe turi muri business yo gusenga no kubwiriza. Urabona n'abantu bajya hano na rero ni rimwe bahura n'umupfumu, ndabyibu sinzi uko imbari Simon sisuku nitwaga, bagira gute ashaka gufata intuza imbaraga zabo n'iki kuzigurisha, bavuga ngo ugiye gutuba impumyi. Urumva ntibavuze ngo reka tumusengere Imana mubabarire wapi. Urumva twe tugira amarangamutima n'abadayimoni, bakaza bakatugenda uko bashaka, bakatugira imbata zabo tutanabizi. Kubera iki? Kuko ibyo twabigize urukundo, kubabarira turanabirenga, none kubabarira kurenga ukuri kw'Imana. You understand? Kandi sivuze ngo nitubabarire, no, ahubwo dusobanukirwe neza ijambo ry'Imana, ukuntu tugenda mu bintu by'Imana. Haba wa mukobwa wagenda gubogeza ngo bana abakozi b'Imana n'imbyari, umukozi w'Imana bamwogeza ngo umukozi w'Imana, ukamenya ko ari diamond iri kuvuga atari umuntu, atari Imana iri kumuvugiramo, ariko ubu bari bafite ayo maso agera kure. Ogakobwa kava ngo bana abakozi b'Imana, kagakobwa gafite inzoka muri ko. Pierre Paul amatwi aramwishe cyane, arareba ahita rebuke, urabyumva, ahita
rebuke mu kinyarwanda sinzi ukuntu nabivuga, ariko umva kandi karimo karabogeza kavuga ko akoze Imana, ariko kumva ntabwo Yesu areba ngo bari kuvuga ko ndi umukozi w'Imana, bumva bafashijwe, none kari kafashijwe ntabwo kari kafashijwe. Abakobwa murakaze neza, kari gafite spirit of python, n'umwuka w'uburyarya, umwuka w'inzoka. My dear, muri church barimo baruzuye, ariko kuko batwogeza badufasha tukayitwa bari nk'abo bari gukorera ijuru wapi, ariko bafite amaso y'umwuka barareba kure, wowe bakabona uranze kwakira uwo muntu cyangwa se wanze kumukoresha n'ibiki bakagira ngo nta rukundo ugira, wapi ahubwo wasobanukiwe. Rero hari ibintu byinshi tugomba kumenya no gusobanukirwa byerekeye ijuru. My dear, ibintu byo mu mwuka ni ibintu bikomeye cyane, ibintu bitangaje. Inyuma mu mubiri ushobora kubona ari bibi, ariko mu mwuka ari byiza, cyangwa ukabona mu mubiri ari bibi ari byiza, ariko mu mwuka ntari byiza. Haleluya. Rero tumenye ijambo ry'Imana, turikurikize kandi dukurikize amategeko, cyane cyane twumvire Mwuka Wera uko atuyobora, abantu babyumva batabyumva, barangamutima yabo yabyumva, cyangwa uko isi ikora, cyangwa uko umuco ukora, cyangwa nuko itorero rikora, kuko itorero ryinshi, itorero kenshi ryaraguye rikorera mu marangamutima no mu mico yabo cyangwa muri rusange, kandi ibyo mu mwuka ntibikorwa muri rusange. Harabona Yesu yavuye amaso afite ashyizeho ibyondo, harabona Yesu yakijije amubwiye gusa ngo haguruka, harabona Yesu. Ibintu byo mu mwuka ntibisa kandi ntibasa, abantu biratandukanye. Niyo mpamvu tugomba ngo kumvira Mwuka Wera, ngo abana b'Imana bumvira iki? Imana, Mwuka Wera. Haleluya. Imana ibaha umugisha, tubyuke iminsi ya nyuma. Mujya muri Imana yavuga ngo iminsi ya nyuma benshi bazikunda, bakundira aha, bakunda isi, bave mu gakiza, bave mu kwizera. Ntabwo duhamagariwe kubakurikira, ahubwo duhamagariwe kwirinda, kandi tugomba kubona ko bigomba kuba. Mwifurije kutaba muri abo bantu, nanjye nifuje kutaba muri abo. Turinde agakiza, turinde agakiza kacu, nukuri. Kandi hari byinshi bizatugerageza, abazatugerageza Satani azohereza, ariko twebwe tugume aho Imana yagushyize. Ejo nigishije ikintu cyitwa icyaha ni ikintu kuva mu bushake bw'Imana, gukora ikintu cyose kitari n'ijambo ry'Imana, no gusuzugura icyo Imana yakubwiye gukora. Nukuri hari ijambo nari mbonye mu kanya rivuga ngo Imana ikunyishe cyane ku bintu byo kwinangira imitima muri no minsi, kwikomeza, kandi ashima Imana n'ukuri kuri iryo somo, kuko ni isomo rikwiye, ni isomo ryiza, kandi isomo ry'iminsi ya nyuma, kubera yuko benshi twese, kandi kubera ibigeragezo, kubera Satani azatugerageza, atwereka iraha, akakugerageza na kamere zawe, azakugerageza kugira ngo akuvane nyine mu bushake bw'Imana. Natwe bakristo tugomba kumenya kwifata, tukamenya kuntu izo situations zibaye tuzigendamo gute. Ntabwo tugomba kuzigeramo nk'imbata, bonda, tuzigendamo nk'abakristo twemeye kandi bazi ukuri. Ntitugomba gutinya kuvuga ukuri, ntitugomba gutinya gucyaha, ntitugomba gutinya guhagarara mu kwizera, ntitugomba gutinya kwanga amafuti, ntitugomba gutinya. Tugomba gukomeza urugendo, bamwe basigare bakomeze cyangwa tugendane ntibitureba, ariko twebwe tugomba kugenda. Ni igihe cyo kwiyemeza, ni igihe cyo kuguruka, ni igihe cyo guhagarara neza, uhagaranye n'ahagarara nawe umureke. I'm telling you, cyane cyane abakristo bamenye kwizera, kuko nimba ari abakristo Paul atubwira kwirinda, n'abakristo bakazuyaza, n'abakristo bazaka kumanura bakagushyira hasi muri level yabo. No, tweme dukomeze. Kugeragezwa ni ngombwa, nabyo ndi kubona ni ngombwa rwose, ni imfumbire y'umukristo. Nta gitangaje, kugitangaje ni iyo ugeragejwe ubitwara mute. Haleluya. Ntugendere mu marangamutima, ntugendere ku byo abantu bavuga, genda ku Imana ikubwiye n'ijambo ry'Imana rikora, nta bindi. God bless you. Yari Apostle Ukuri Nkunda. Ufite ikibazo wambaza,